kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Mushimira buri wese uri aha ngaha urimo kunyumva ndetse n'undi muntu wese uzabasha kunyumva. Imana yacu ibahe umugisha. Amazina yanjye rero yewe urimo kuvugana namwe nitwa Pastor Mudahunga Evariste, nk'abandi umushumba w'itorero ya Apostles and Prophets Church of Christ Jesus Nyaruhire bikorera mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba. Imana rero ibahe umugisha tugiye gufatanya kumva ijambo ry'Imana. Muri aka kanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo turaba twiga ku ijambo rivuga ngo icyo usaba kiri mu cyo usabwa. Reka rero tubanze dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, Mwami twongeye kugushima umwanya nk'uyu, tugushima neza n'ubuntu bwawe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, twakira umwuka wera w'Imana kugira amanukire ku bugingo bwacu. Mwami udushoboze, kuko turabizi neza nta kintu na kimwe twabasha kuba tutagufite. Ngaho rero umwuka wera turakwakira kugira ngo umanukire kutuyobora, abumva ijambo ryawe Mwami Yesu ndetse n'abazabasha kuryumva zizabashe kubagirira umumaro. Tuciye bugufi rero imbere y'amaso yawe kugira ngo ukomeze gushyirwa hejuru. Icyubahiro n'ishimwe ni ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugeze rero mu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nk'uko twumvise umutwe w'ijambo wavugaga yuko icyo usaba kiri mu cyo usabwa. Turabizi neza yuko iyo umuntu agiye kugura ikintu runaka, tugarutse muri gahunda y'isi, nta kintu na kimwe wabasha guhabwa utabaje gutanga icyo usabwa gutanga. Iyo tugiye kugura ikintu runaka, biba bigusaba yuko wabasha gutanga amafaranga kugira ngo ubashe kubona icyo ubona mu iduka wagiye kuguramo. Niba hari nanone amasezerano agiye gukorwa, nuko hari ibyo ugomba kubanza kwemera kugira ngo nibura uwo mugiye gukorana amasezerano yumve neza yuko hari uruhare rwawe bwite. Kubw'ibyo rero ntitugarutse mu ijambo ry'Imana. Ijambo riratubwiye ngo icyo usaba kiri mu cyo usabwa. Niyo mpamvu rero muri aka kanya turi aha ngaha twumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero muri aka kanya dusome icyanditswe turi busange mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 uhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu. Turaza kuba twumva icyo Imana ibuvugana natwe muri ibyo jambo. Imana ihe umugisha rero umusomyi wacu ugiye kudusomera. Reka dusomere Itangiriro ibice 12 guhera ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi nzavuma, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Arakoze rero ubashe kudushomera ijambo ry'Imana. Aha ngaha turumvamwo ibice bibiri. Ijambo ry'Imana ribwiye Abraham riramubwira riti ngo va mu gihugu cyanyu, uve mu muryango wanyu, usige inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aya ni amagambo Uwiteka Imana ibasha kuvugana na Abraham. Ariko nyuma y'ayo magambo Imana ibwiye Abraham, imubwiye neza yuko hari icyo Uwiteka Imana izabasha gukorera Abraham. Naramuka ahagurutse akava muri icyo gihugu, yarangiza akagenda mu gihugu Uwiteka Imana amuhamagariye kujyamo, Imana nayo ubwayo hari ibyo iteganya gukora. Izamuha umugisha, azaba umugisha, kandi imiryango yo mu isi yose izahabwa umugisha kubwe. Kubw'ibyo rero ndagira ngo numve tuvuge neza yuko ijambo tw'amagambo batubwiye ngo icyo usaba kiri mu cyo usabwa. Nicyo gituma ijambo ritubwiye ngo banzuve mu gihugu cyanyu. Abantu benshi babayeho mu buzima bwo gushaka kugira ngo babashe gusingira iby'Imana itanga, ariko ibyo basabwe batabanje kubikora. Ariko ijambo tubwiye neza yuko hari icyo tugomba kubanza gukora kugira ngo Uwiteka Imana yacu nayo ibashe kugira icyo ibasha gukora. Nshuti z'umusaraba turimo kumvira ijambo, ndagira ngo twumve neza yuko Imana yacu ari Imana y'inyamahame. Ntabwo ijya ihinduka mu ijambo ryayo, icyo yavuze inaragisohoza, kuko nta kintu na kimwe ikiyinanira. Mu byo wifuza byose kuri iyi si, nta kintu na kimwe itabasha kugukorera. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo isi n'ibiyuzuye byose nibyo Uwiteka Imana. Ni ukuvuga ngo icyo wifuza muri iyi si, dore ko twifuza ubutunzi, dore ko twifuza kwiga, dore ko twifuza kugira ibyo twageraho natwe tukaba abantu bakomeye, ariko byose biri mu kiganza cy'Imana. Ubwo biri mu kiganza cy'Imana rero, Imana ntigira ikibura, ahubwo yiteguye kugira ngo ibashe kugira icyo yakora cyose. Ariko ijambo riratubwiye ngo
va mu gihugu cyanyu. Hari uruhare Uwiteka Imana imwe kugusaba uyu munsi wa none kugira ngo ubashe kugira icyo ukora kugira ngo iby'Imana iguteguriye ubashe kubibona. Ntabwo ari ugupfa gusingira. Imana irabifite kandi nibyo inaduteganyirije. Nicyo gituma ikubwira neza yuko ukwiriye kugira icyo ukora kugira ngo Imana igire icyo ikora. Nshuti, Imana yakoze icyo yagombaga gukora mbere y'uko tuyimenya, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo niyo yabanje kudukunda natwe tubona kuyikunda. Aricyo cyatumye yemera gutanga umwana w'ikinege nta mbabazi dusabye. Twebwe twakoze ibyaha, ntitwabasha kubona impongano yatuma ibasha guhongerera ibyaha twakoze. Urukundo rw'Imana rero rwatumye rubasha kwirengagiza ibyo twakoze, ibasha kwitanga imbabazi zayo, itanga umwana tubera impongano. Ariko nyuma yo kwakira umwami Yesu umukiza, wewe wakiriye umwami Yesu umukiza, hari icyo Uwiteka Imana uyu munsi wa none gusaba. Iravuga ngo none ku byo ukeneye ibindi byose, hari icyo ukeneye gukora kugira ngo Imana nayo igire icyo igukorera. Ijambo rya Aburahamu riravuga ngo va mu gihugu cyacu. Ukora nawe uyu munsi wa none cyo gukorera. Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo nta kindi nabasha kugukorera, hari icyo gikomeye cyane nguteguriye, hari icyo nshaka kujya mu gukorera. Ndagira ngo uhe umugisha, ndagira ngo uzabashe kumugisha, ndagira ngo abazakumaza bakuvumire, ariko nkeneye kubanza kuva mu gihugu cyanyu. Nshuti, reka nkubwire bene data, Imana hari iki dusaba kugira ngo tubashe kugira icyo duhabwa. Aburahamu uyu nguyu ntabwo yagombaga kubona umugisha akiri iwabo, ahubwo yagombaga kumvira ijambo ry'Uwiteka Imana icyo rivuga, nabigatuma abasha guhabwa icyo Uwiteka Imana amubwiye. Ndagira ngo nkubwire mwene data uranga, birashoboka yuko umaze imyaka myinshi ufite ikintu cyo kwingingira Uwiteka Imana yacu kugira ngo kigukorere, ahari ukabona kitari cyakoreka, ugasigara utangira no kuvuga yuko Imana ntacyo yabasha gukora. Ariko ndagira ngo nkubwire, baza wisuzume muri wowe, ahari icyo Uwiteka Imana igusaba gukora waba waragikoze. Birashoboka yuko ushaka kuba uyu munsi wa none hari ibyo urarikiye imbere y'Uwiteka Imana, ariko ibyo urarikiye hari ikintu wagombaga gukora kugira ngo ubashe kubisinyira. Ndagira ngo ubwire uyu munsi wa none, suzuma wirebe umutima wawe. Imana ntabwo yagombaga kohereza Aburahamu umugisha imuhera ubuhabo kwa Tera bari abantu bakoraga ibigirwamana, baranabicuruzaga, ntabwo bagombaga kuhabonera Imana. Ariko Imana kuko yari ifite umugambi mugari kuri Aburahamu, byabaye ngombwa yuko ibasha kumukura aho yari ari mu ryango, aho yari ari mu muvumo, kugira ngo mugeze ahantu h'umugisha. Aburahamu rero icyo yumvise ijambo ry'Uwiteka Imana, biba ngombwa neza yuko atera intambwe akagana aho Uwiteka Imana ituganisha. Aburahamu aza kuhaguruka akagenda, ijambo rimbwira neza yuko yabonye ubutunzi, yabonye umugisha, yewe yabaye sekuruza w'amahanga yose. Nshuti, ndagira ngo mbabwire neza ko Imana yatumye Imana iteka Yesu ivuga kandi ikanasohoza n'ibyo yavuze. Uyu munsi ucyumva rino jambo ry'Imana, ndagira ngo niba wari umaze gucika intege, niba wari ubashe kumva wamasaguru no gusubira inyuma, ndagira ngo ubwire neza yuko wicika intege, ahubwo isuzume wumve icyo Uwiteka Imana igusaba gukora waba waragikoze. Ahari ntabwo waba waradindiye kutagera ku byo ugomba guhabwa bitewe n'uko ari we utarasobanukiwe. Ndagira ngo uyu munsi wa none ubashe gusobanukirwa Aburahamu icyo Uwiteka Imana yamusezeranyije yakimuhaye. Nta kintu na kimwe yamubwiye atabashe kubona, ahubwo byose yarabibonye. Ariko yabibonye kubera iki? Yabibonye kubera ko yabashe kumvira Uwiteka Imana, yemera gusiga nubwo byari bigoye, kugira ngo abashe guhaguruka ave mu muryango w'iwabo, ave kwa se, ave mu bavandimwe, ave muri gakondo yabo, abashe kugenda ahantu atarazi. Ariko kubera ko Imana yari yavuze, byabaye ngombwa yuko akomeza akaganisha aho Uwiteka Imana yamuhamagariye kugera. Ahageze, ijambo ry'Imana rimbwira neza yuko Aburahamu yaje guhabwa umugisha w'Uwiteka Imana yacu. Uyu munsi aritwa sekuruza w'abizera bose. Umugisha w'Uwiteka Imana twese twamuboneye umugisha, kuko ijambo ryaravuze ngo nzaguha umugisha, uzaba umugisha. Yavuye mu kuba uhabwa umugisha aza kugera mu buryo bwo kuba umugisha. Twese tubasha kubona umugisha kuri we. Uwiteka Imana imugirira neza ko yabasha kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dukomeze twumve ijambo ry'Uwiteka Imana. Ntakomeza kuvuga byinshi cyane, ariko reka twumve ikindi cyanditswe turi bubone mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Abami ba kabiri naho turaza kwashanga ijambo ryiza, ariko naryo tutuganisha kugira ngo tubashe kugana aho Uwiteka Imana yifuza ko tubasha kugana. Reka dusabe umusomyi wacu adusomere ijambo ry'Imana maze adusomere. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze
ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro, komeza. birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati, data, wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Maze afata umwambaro we awutanyaguramo 2, atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Imana iguhe umugisha. Ngira ngo twumvise neza uyu mugabo Elisa ni umuntu wabasha kujyana n'umugabo witwa Eliya. Elisa tugiye gukurikirana amateka ye, yari umuntu wifashije, yari umuntu ukomeye, wari umuntu w'umuhinzi, yari umuntu w'umukire mu yandi magambo by'isi. Ariko Uwiteka Imana yacu imaze kumuhamagarira kugira ngo abashe gukora umurimo w'Imana, yakurikiye umugaragu w'Imana witwa Eliya. Bibiliya itubwira neza yuko yari afite icyo yifuza kuri Eliya, nicyo cyatumye abasha kumukurikira. Nubwo habayeho ikintu cy'amananiza menshi yagendaga akura nayo, ariko kuko yari afite icyo agambiriye kugeraho, yakomeje kumukurikirana. Ndagira ngo mvugere ku murongo wa 9 haratubwiye ngo Eliya abwira Elisa ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha tutaratandukanywa nawe. Bibiliya iratubwiye ngo Elisa abwira Eliya, aramubwira ati, ndaga imigabane yawe 2. Aramusubiza aramubwira ngo ibyo nsabye biraruhije cyane, ariko ndagira ngo nkubwire icyo uri bukore kugira ngo ubashe kubona iyo migabane usabye. Numbona nkigukurwaho, ibyo usabye uraza kubibona. Ndagira ngo nkubwire mwene data urahangaho unyumva uyu munsi wa none, niba yarabwirwe icyo yifuzaga guhabwa cyari gihari, Eliya yari agifite, ariko yaramubwiye ngo kugira ngo ugihabwe nuko hari uruhare ugomba gukora kugira ngo ubashe kukibona. Aramubwira ngo numbona nkigukurwaho, ni ukuvuga ngo yasabwaga kwitegereza, yasabwaga kugira ngo hatagira ikintu kimuhuza, yasabwaga kugira ngo akomeze amwitegeze, ariko kugira ngo abashe guhabwa ibyo yasabye Elisa, ibyo yarasabye Eliya. Ndagira ngo nkubwire inshuti y'uri aha ngaha, ijambo ryatubwiye ngo Elisa yakomeje guhagarara abasha kubana na Eliya, ariko yiteguye kugira ngo abashe kwitegereza Eliya. Aritegeza. Bibiliya irambwira ngo amagare n'amafarashi yamaze kuza ngo biza bimutandukanya nawe, ndetse ngo haziramo serwakira. Mu yandi magambo harimo ibintu bigoye byatuma atabasha kwitegereza, ariko kuko yari afite icyo yari asabwe, byabaye ngombwa yuko akomeza gukanura kugira ngo icyo ashaka abashe kugihabwa. Byarashobokaga Eliya yagombaga kumuhereza ibyo yashakaga atagombye kumusaba uruhare, ariko byabaye ngombwa yuko amusaba uruhare rwo kumwitegereza kugeza igihe ari mukurweho. Elisa kuko yari azi icyo ashaka, Elisa kuko yari yamaze kumva igikenewe, byabaye ngombwa yuko yitegereza. Aritegereza muri serwakira, mu mukungugu, mu byatsi n'isakamuriro byose byamaze guhuha, ariko aritegereza kuko yari afite icyo akeneye. Amaze kwitegereza aramubona, avuga ngo data wabereye Isirayeli amagare n'amafarasi. Abamubwiye neza yuko yamubonye agenda, bituma ijambo ry'Imana tubwira neza yuko Eliya yiyambuye umwitero arawumusigira kuko nicyo yari akeneye. Elisa nawe amaze kubona umwitero kawutaye, afata ibyo arabishwanyaguza, afata ibyo Eliya ataye, atahana imigabane 2 Uwiteka Imana yari yamuteguriye. Ndagira ngo mbwire mwene data, ntabwo iby'Imana iyo twinjiye mu nzu y'Uwiteka Imana hari uruhare natwe dusabwa kugira ngo tubashe guhagararamo. Imana yiteguye kutugirira neza, Imana yiteguye kutunezeza, Imana yiteguye kutwubakira amago, Imana yiteguye kutuha abana beza, Imana yiteguye kugira ngo tugere kure, Imana yiteguye kugira ngo dukore byose bishoboka, ariko hari ikikeneye yuko nawe uhagararamo. Unyumva wowe uyumva uyu munsi wa none, ndetse n'uzabasha kunyumva n'ikindi gihe, ndagira ngo nkubwire neza yuko Uwiteka Imana ibyo ukeneye byose irabifite, ariko ikeneye ko hari icyo wabasha gukora. Elisa ntabwo yagombaga kugira icyo abona atabanje kwitegerera. Uwiteka Imana yacu uyu munsi wa none iragusaba iki?
hari iki gusaba nawe uyu munsi wa none? Hari iki gusaba gutakaza? Takaza igitutsi, takaza kubeshya, takaza kwiba, takaza kwambara ubusa, takaza kugira ngo ubashe gusinyira isezerano Uwiteka Imana yaguhaye. Ndagira ngo nkubwire mwene data urimo kunyumva ijambo ry'Imana, ukumva ijambo ry'Imana uyu munsi wa none, ndagira ngo nkubwire neza yuko Imana yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo tumaze kumva neza yuko Elisa yakoze uruhare rwe kandi abasha guhabwa icyo Uwiteka Imana yamuhaye. Ndagira ngo uyu munsi twongere dusuzume turebe mu cyanditswe tugiye gusoma muri aka kanya, tucyumve neza, dukurikiranye neza. Turi bubone mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 13 ku murongo waho wa 8 kugeza ku murongo wa 14. Ndagira ngo mukurikirane mwumve rino jambo ndivugeho umwanya mutoyi. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba, Samweli abaraje. Maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana. Nawe ntiwaje mu minsi yategetswe. Kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugali bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isiraheli iteka ryose, ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Yesu agomugisha. Ndagira ngo twumve uyu mugaragu w'Imana witwa Sawuli. Sawuli ni umuntu wabashe kwizerwa n'Uwiteka Imana yacu. Sawuli ni umuntu wabashe kwimikirwa kuba umwami wa Isiraheli. Sawuli ni umuntu wasutsweho amavuta. Sawuli ni umuntu wari warahawe ijambo rimubwira yuko ubwami bwe buzabasha gukomezwa i Gilugali. Samweli aramubwira ngo uzantange i Gilugali, ubashe kuntegerezaho iminsi 7, nanjye nzaza mubwira icyo Uwiteka Imana imbwiye. Sawuli aranje aragenda yumvira icyo bamubwiye, aragenda agera i Gilugali. Bibiliya irambwira ngo igihe Abafilisitiya bari bamaze kubatera, abantu batangiye gushira ubwoba, bituma bagenda bacika. Sawuli abibonye nawe atangira kugira ubwoba, bituma abasha gukora icyo atarasabwe gukora. Ibyakabaye bikorwa na Samweli umuhanuzi w'Uwiteka Imana ngo azabimukorere. Sawuli arangize ngo aribwira mu mutima ngo reka tambe igitambo kugira ngo Abafilisitiya bataza kumutera bakamugirira nabi. Akora ibyangwa n'Uwiteka Imana, sibyo yari yasabwe. Sawuli yari yasabwe yuko agomba gutegereza. Sawuli yari yarasabwe ko agomba gutegereza Uwiteka Imana kibasha gukorera. Arangiza akora ibyo atarakwiriye gukora, bituma Uwiteka Imana ibasha guhindura gahunda yari ifitiye Sawuli. Birashoboka ijambo riratubwira iki? Rimwe ratubwira uyu munsi wa none twagira ubuntu twakira umwami Yesu Umukiza, twabaye abatandi, abami n'abatandi b'Imana yacu. Imana yadukuye ahantu twari tugiye gupfira, ituzana mu nzu yayo, iduhindura abakozi bayo. Ariko birashoboka yuko turamutse tutumva icyo dusabwa gukora, twakwisanga natwe ku ngoma y'ubwami tutakiriho. Ndagira ngo nkubwire neza mwene data urimo kunyumva uyu munsi wa none, ndagira ngo icyo usabwa nicyo Uwiteka Imana ibasha kuguhera nk'umugisha. Sawuli uyu nguyu rero byabaye ngombwa yuko acibwa ku ngoma kuko atabashe kumvira icyo Imana yavuganye nawe. Ikindi ngira ngo Bibiliya iratubwira neza yuko Imana igihe yamutumaga kujya kurembura Abameleki, agezeyo yakoze ibitemewe, ibyo atabwiwe n'Uwiteka Imana, bituma Uwiteka Imana irakarira avuga ngo ibitambo si byo Uwiteka Imana yishimiye, ahubwo yishimiye uyumvira. Ndagira ngo nkubwire, reka twumvire ijambo ry'Uwiteka Imana icyo ritubwira, kuko nicyo gifite igisubizo ku bugingo bwacu, ndetse tukazarahabwa n'ubugingo buhoraho. Se neza
neza yuko Sawuli ukuntu byabasha kumugendekera kubera ko atabasha kumva neza icyo Uwiteka Imana yari yamuteganyije gukora, agikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko hari abandi bantu babasha kubwirwa nk'uko Sawuli yabwiwe. Hari abandi bantu bahuye n'intambara zitandukanye nk'izo Sawuli yahuye nazo, ariko babasha kumvira icyo Uwiteka Imana yababwiye. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko mu ngoma za kabiri bice 20 ijambo ritubwira neza yuko Yehoshafati yatewe n'ingabo nyinshi, bimutera ubwoba bwinshi, yihata gushaka Uwiteka Imana. Ariko muri uko gushaka Uwiteka Imana, Imana iramubwira ngo Yehoshafati, muri uru rugamba nta ntambara n'imwe uzigira urwana, ahubwo ndagusaba kujya mugende mwirema inteko gusa, mwihagararire gusa Uwiteka Imana barwanirire. Ijambo ryatubwira nubwo babonye ingabo zibateye, nubwo babonye zari nyinshi, nubwo bari babasha guhagarika umutima bwa mbere yuko babasha kuvugana n'Uwiteka Imana, ariko bumvise ijwi Uwiteka Imana barahagaze. Nubwo barebaga ingabo, bumvira ijambo ry'Uwiteka Imana ryababwiye ngo bahagara birema inteko, nabo birema inteko barahagara nk'uko Uwiteka Imana babwiye. Imana irangije ijambo rimbwira neza ngo ababateye baranje barirwanya ubwabo baririmbura, kuko babandi bumvise ijambo ry'Uwiteka Imana bahagara nk'uko Imana ibishaka. Ikindi tubona umugaragu w'Imana witwa Mose, Imana imubwira gusubira muri Egiputa. Yari yavuye ahunze Farawo, ahunze Abanyegiputa, kuko bari bazi, yari azi ko bari bumwice. Ariko kuko ijambo ry'Imana ryari rimubwiye ngo nzabana nawe, byabaye ngombwa yuko Mose yemera yuko ijambo rimubwiye ngo azabana nayo, yemera kugenda yiringiye ko Uwiteka Imana izabana nawe. Nshuti, reka mbabwire, iyi si harimo byinshi tubasha kubonamo ndetse byahozeho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kiriho uyu munsi kitahozeho, ahubwo ibiriho uyu munsi byabayeho na mbere yuko abandi batubanjije kubaho, abari bariho ahangaha. Ndagira ngo nkubwire, hari ibyo tubona kuri iyi si, hari ibiduhagarika umutima, hari ibyo twumva kuri interineti, hari ibyo tubona kuri YouTube, hari ibyo tubona twirebera amaso mu bihugu byacu dutuyemo bikaguhagarika umutima. Ariko niyo byaguhagarika umutima ntago bikuraho ububasha bw'Uwiteka Imana, kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose bibaho, kandi yivuze ngo nzabana nawe, ibizabasha kubahiriza icyo yabasha kuvuga, nk'uko yabasha kuvugana na Abrahamu kanabisohoza. Reka tubonere ku ijambo ry'Imana turi gusanga mu gitabo cya Yeremiya, mu gitabo cya Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12 wonyine, kumva ukuntu uvuga. Maze Uwiteka arambwira ati, maze Uwiteka Imana irambwira iti, waroye neza, kuko ndinde ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ijambo ry'Imana ngo waroye neza. Imana ntabwo igiteshuka ku masezerano yavuze, ahubwo icyo yavuze cyose bayiteguye kugira ngo izagisohoze. Ibwira Yeremiya ngo waroye neza, ko ndinde ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nta Imana yavuze kitazigira gisohora, ahubwo kizareka gusohora kubera ko tigize uhagarara aho usabwa guhagarara. Ndakwifuriza mwene data urimo unyumva ijambo rya uyu munsi wa none, wumva rino jambo, ndagira ngo urikurikirane neza, ribashe kugira ngo Umwuka w'Imana agufashe, yongere kuryagura kurusha uko ryaguye. Imana igufashe kugira ngo wumve neza ugomba guhagarara mu cyo usabwa, kuko icyo ushaka kiri mu cyo usabwa. Nibwo uzabasha kugira umugisha uri muri iyi si, kandi ukazahabwa n'ubugingo buhoraho. Murakoze rero kuko mwumvise ijambo ry'Imana. Ngiye gusoza nsenga n'ubundi kugira ngo tubone ko dusoze dusenga. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, twongeye kugushima ko wabanye natwe muri iri jambo. Tugushimiye kubw'abantu bose babasha gukurikirana ijambo. Data wera, baha umugisha Uwiteka Imana yacu Kristo, kugira ngo umuntu wese abashe kumenya no gusobanukirwa yuko hari icyo dusaba Kristo kugira ngo tubashe guhagarara nawe tugiriye neza. Kuko Mwami, tubona neza mu gitabo cya Matayo 6:33 haravuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibindi byose tuzabyongererwa. Mana, reka rero ijambo rya ribashe kugira umumaro ku bugingo bwacu. Mwami Imana yacu, mu gihe gikwiriye tuzabashe guhagarara dushima izina kandi twibaza kuri Imana. Reka umuntu wese uzaryumva Uwiteka Imana igira neza, ribashe kumugirira umumaro, kandi Umwuka azaryagura imitima yabo Kristo, kugira ngo bajye bashima izina kandi bagimbaza kuri Imana. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi uri Imana ikora. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen.